ya Rayon Sport tuyiganireho mukanya kuri telefone ariko bayibonye buriya nta kibazo na kimwe mba mfite ubutegetsi muramagara inzego zose mba nyivuga kuri ikipe ngahitamo na president umwe aramamagaye abona verification gusaza umenya ari bibi buriya kera sinaruhukaga ntamagaye guhera kuri team manager kugera no kuri president none abarero nibaze ibibazo byose bashaka kubaza no muri comment bandike sigande ibirori bya Rayon Sport ku buryo nshatse nakubwira na konti ya Rayon Sport amafaranga oya aho rero n'ugaje zira ibibazo byose bafite unanyuze musome n'ibibazo byabo turagera na session ya Q&A ikibazo n'igisubizo kuri YouTube mwandika ibibazo 5 ni yabareyo baza nibuzura ari ku mubare ufatika maze no kubaza ibibazo Q&A kageme ngwaye Q&A rega manza ngo ikibazo cyambe icyo kibazo se waretse nkabanza ngahera hano gatuma ikibazo gatangira rimwe hashize iminsi 5 Rayon Sport itaratangaza umukinyi mushya cyangwa ikindi cyari cyo cyose kijyanye n'abakinyi usibye umutoza wongirije mu bagore wongereye amasezerano nabyo babishyize kuri Instagram na social media z'abagore gusa. Hari amakuru ava mu ikipe ya Rayon Sport avuga ko Lomami Marcel wasoje amasezerano muri ekipe yabwiye ko atagomba gukomezanya nabo kuko adafite licence imwemerera kuwungiriza muri Confederation Cup bityo yashaka handajya ariko Sasha utayifite yemerewe gukomezanya ni ekipe bagashaka ufite undi ufite iyi licence A wari umutoza w'abazamu Ndayishimiye Eric Eke Bakame waracyafite amasezerano yabwiwe ko agomba kumanuka muri under 20 bagashaka kuza gukomeza izo nshingano muri ekipe A. Ibyo ni bimwe mu byo nifuza kuza kugarukaho uhere no ku kibazo cya kwizigira. Kibazo cyanjye kiravuga ngo umuterankunga witwa Skol azasinyana na Rayon Sport ryari amasezerano bazagirana zabakuyemo iki ko nabyo byamaze kujya reka duhere kuri icyo cy'abatoza yehera ku cy'abatoza tukigire clear Rayon Sport wasire yararemye ngo 11 n'abazungu Rayon Sport iraza kuba ifite umutoza w'umuzungu umva wikanze mukuru se Rayon Sport oya Rayon Sport iraza ko ifite umutoza w'abazamu w'umuzungu uri mu mwanya wa Bakame w'umuzungu Rayon Sport irazana umutoza w'umuzungu w'abazamu cyangwa umutoza w'abazamu w'umuzungu kubera ko CAF ibategeka byibura kugira abatoza bafite ama licence yemewe buriya n'abatoza bazamagira licence bajya goalkeeping bajya babyiga cyane mwiga mu ma licence bakavuga yuko rero ubu ngo babasabaga kugira muri licence 3 ariyo mpamvu Romami warushuje amasezerano yagiye bakavuga yuko Sasha ari kwishaka ariko ishobora kuzaba itaraboneka licence A Rayon Sport rero ni gute ishaka kuzatanga liste muri CAF bashaka kuzafata team manager wabo directeur technique wabo directeur technique uri amugabo w'umufaransa navuga ngo licence ye iri equivalent na licence A ya CAF hanyuma agafata niyo licence y'umutoza mushya w'abazamu w'umuzungu nawe nibakora equivalence licence imwemerera licence CAF isaba ntari ingingo of course eshatu zaba zirimo mu batoza bakavuga yuko rero ngo Bakame Perezida wa Rayon ngo asaba ko agomba gukomeza gufatanya n'uwo mutoza wundi uhari kugira ngo ashobore kongera ubumenyi ari nako yego ari kugenda yiga ariko ibyo kujya muri under 20 ngo bishobora kuba atari byo ngo bishobora kuba atari byo Bakame ngo hakaba hari scenario rwose ishoboka twabona muri Rayon yo kugira abatoza babiri babazamu kugira ngo Bakame yigire yaravugaga ati hari nyewe na directeur baravuga ikintu kimwe yego Rayon Sport izafite abazamu 4 nta gitangaza kugira abatoza babiri babo wenda kazajya afasha mu bato birashoboka ariko n'ubundi muri equipe nkuru Bakame akaba atavamo igituma babikora cyane rero nk'umurejande wabo nuko barabizi yuko Rayon Sport bijyanye n'imibereho yayo biragoye cyane yuko umuntu atari kuri aka prime ka match batsinze asunika ubuzima ngo bigende neza
so buriya kimwe mu bintu bitunga abareyo ni aya mafaranga ibihumbi 100 se, ibihumbi 50 se, ibihumbi 200 iyo batsinze match muri weekend babahereza. Nubwo bafite gahunda yo kuzastabiliza icyanye n'imishahara ku buryo batazongera kugira ibyo bibazo, kubera ko beka izajya bahembera hanyuma babona amafaranga bakisubiza. Rayon Sport ni muri yo gahunda avuga bati Bakame n'umuntu wacu ntago twamujyana mu bana, reka be ari no mu bakuru. So Rayon Sport ikaba iri gutegura surprise umukinnyi banza kumbwira bose uko bakabaye. Bose ngo utarigeze utekerezwa, utarigeze uzwa na Rayon, utarigeze uvugwa kuri iri soko ngo agomba gusinyira Rayon Sport mu mpera z'iki cyumweru barumvikana ku buryo icyumweru gitaha bashobora kumutangaza. Umunyarwanda w'umunyamahanga ari mu Rwanda. Umukinnyi utarigeze uzwa na Rayon uri mu Rwanda, sinzi nawe umunyarwanda cyangwa umunyamahanga, agomba gutangazwa utarigeze. Ubwo se bamusanga twavuze se bayiri 3 kuko bayiri 3 bagomba gusinya na bazuberi. Utarigeze ngagera ahantu aburizwa na Rayon. Ko hari amakuru avuga se hano kuri YouTube bambwira ngo ngende mvanga n'ibibazo. Hari umuvandimwe wahise avuga ati Claude muri Rayon niyo mugabo. Ibyo ntabyo mvuze, sinabizi. Uwo mukinnyi avuze yuko baba bakunzi ba Radio Rwanda za ndani bazifite kugira ngo ubone ko bikomeye. Ibya Claude ntago nabyizera cyane, simbizi. Kugira ngo ubone ko bikomeye muri Rayon Sport ubundi tuva mu makuru mbere kwakira ibibazo by'abakunzi bacu. Rayon yo icyabaye nuko bagize ibibazo byo kubona amafaranga, bategereje amafaranga tranche bek izabaha ku ya mbere kwa 7 ndetse n'amafaranga ya Jairuti. Niyo mafaranga Rayon Sport izahita ikoresha isinyisha aba bakinnyi b'amazina manini cyangwa abakinnyi navuga ngo bakomeye n'abandi, kuko nka Mukura yarababwiye ngo nta deni rihari. Pay imbumbe mone kutwara Zuberi ndetse nande na L3 hanyuma tubabaye. Niyo mwana amaze kumvikana ni byiza niba babyemera nta kibazo, ariko twebwe ntitubakopa. Uti bimeze bite rero? Olivier Kwizera baraganiriye muri iki cyumweru gishize kituvuyemo. Ese utaragera urenga kwa Olivier uriya mukinnyi basi nta na poste ye uzi? Uri utarigeze uvugwa ku isoko uzasinya? Ariko ndi kubishaka ntago imari. Nejo no umunsi nta kibazo. Ndi kubishaka. Urumva nagiye mvugana n'abantu kuri telefone umwanya muto. Bafite ukuntu abantu banjye mbakaresa mu gihe gikwiye nkagira ibyo mbakuramo. Na nimugoroba turaba turi gusangira za Nyamirambo. Apo barayemena byanze bikunze. Umurese mwamarana amasaha 2 atakubwiye. Barihizirwa. Ikibazo ni uko nyine umwanya wari mutoya. Turi gutegura akazi twiruka. Ariko hari ibya Olivier bifatika bihari. Olivier yasabye miliyoni 35 z'amanyarwanda, agasinya sezimwe, akaba yarasabye umushahara wa miliyoni 5 z'amanyarwanda, asinye umwaka umwe. Olivier yarabwiye ati ndi umuzamu wa mbere wa equipe nationale, ndi umuzamu wafashe ku rwego mpuzamahanga, ndi umuzamu mwiza, ibyo namwe murabizi si ikinyoma. Baravuga bati rwose turabyemera. Niba mwarahaye Abedi miliyoni 25 kuki mutami 35 ngo munampe miliyoni 5 amafaranga mugiye kuyabona mufite abafatanya bikorwa benshi kuri season imwe sezimwe. Rayon Sport rero ikabivuga ko amafaranga ari menshi, ikeneye ko agabanya. Ibiganiro birakomeje, ariko Rayon ikabivuga iti bijyanye n'uburyo ari guhenda dushatse twaba dushaka undi muzamu w'umunyamahanga niyo yazaba umusimbura wa Olivier, ariko twitonde tutaza kwisanga umukinnyi byatugoye akaba yanasinya handi wenda hanze y'u Rwanda, kwenda APR yaguze umuzamu tukaba twatakaza Olivier tutaranateguye n'undi. Ku buryo Rayon Sport ikomeje kugabanyisha ku bakinnyi benshi ngerebe ko bagabanya amafaranga. Si Olivier gusa asabye miliyoni 35 n'umushahara wa miliyoni 5 batari bumvikana bagisaba kugabanya, ariko rero bambwiraga yuko ngo niyemera miliyoni 3 biteguye kuzimuhemba Sareri. Ariko akagabanya rukitoma cyane. Urumva miliyoni 35 ntago babyemera rwose. Hari gahunda ikomeye ya